Bebe! Yo! Shima utangiye gufashwa ikintu mu rugo binera kugushima nta nubwo mbikunda niba yaye yewe Yesu wanjye binera kugushima ayiwe iyo nibutse ukuntu watugiriye neza yewe Yesu wanjye ubundi mfite n'icyifuzo niyo yaye ndashaka kuzana umukozi muri uru rugo kuri mukuru wanjye ntabwo ndi umukozi muri uru rugo. Ese Zera hano haba abantu bangaye ku buryo gushaka umukozi ujya wirirwa ujyana iyo myenda mu mashyamba mwagiye kurira imisozi musenga ukayigarurira ibitaka ngo Zera nta minsi ngende umukozi rero inzara zanjye ukuntu zabaye sizi ikimara kabiri sundi kuri uwo mukire reba inzu utuyemo nta mwana urimo urariza kucyumva ko utashaka umukozi koko. Zera ntukakunda kunyibutsa ibyo Hey, ndabizi ko ntabyara ndabizi ko nta mwana afite yewe ndanabizi yuko rwose n'impfa ntazagira ufata umusaraba wamperekeze ariko mbyaye Imana n'Imana ntabyaye Imana n'Imana ubu rwose ahubwo wumbwira ibyo ngibyo wowe urabizi ko byara gusa simbi kwifuriza twe dusaba ibyo dushaka nk'abantu Imana ikaduha ibidukwiriye buri Imana yabonye nyine ko dukwiye umwana hari niyo mpamvu ntajya mbitindaho kandi ukwiye kubyakira ukajya uhorana amaganya ubuzima bukanakomeza. Imana yarabirebye nyine ibona ko byewe nakwiye gushyira icyera ku bibero nuko nanjye nakuze mfite inzozi zo kuziga muri Amerika nayo wose nkaba ntarahiye nize muri iki gihugu kuko nyine ibyo binkwiye. ngiye ku isengero ibintu byawe byo guhora mu masengero igihe naranabihaze ni ukuri kandi uzi neza ko ugenda ukagaruka ibicuku uhamagara ngo nze ubundi wazashatse umuzamu. Zera mbabarira kuko mwishyuje amafaranga umuntu yakwishyura ishuri muri maternelle kugera muri secondaire kuri biga kaminuza nkubwiye ngo yampereze nshakemo umukozi ntago wayibona urabyicuza. Stop. Ndagiye ukora imirimo yose ukora iyo ushoboye ko nanjye iyo ndana nkora iyo nshoboye ikindi wowe ukabyara bugaye kawe mbabarire Zera ntuzongere kuvuga ko ntabyara ndabizi pe ndabizi cyane kandi Imana iha abandi ntabwo yanyibagiwe nibishaka izamu ariko nitanabishaka ngiye kuvuga ariko kaceceke no
Itaribaza. Iyo mana biri kujya gusenga buri munsi. Idashobona na rimwe. Nimba hari umuntu usenga ni wowe. Ni wowe. Namenye ubwenge mbona usenga until now. Kuki itagusubiza ubundi? Iyo mana ibaho, irumva. Ntuzongere rimwe no kumbwira ngo tujyane gusenga pe. Ubyibagirwe. Kubera ko ntagakuruwe n'ibyo mbona basi iyo mana bibigwamo igukorera. Igukorera iki se? Niyo mpamvu byuka tukabyuka wabunoje. Ese ubwo ubundi bizareka maze ngo tuba wambaye ute? Nisi nabo ndi mu rugo. Ubi binabyo kandi bigiye kubikira. Kuba mu rugo nibyo bituma se wumva wakambara ubusa. Ubu se nambaye ubusa he? Vugishwe. Ubu ntabwo nambaye. Ubu se nambare gutya. Iyi vision turi murayiyobewe. Nambara uko nguko nyine ningeze hasi ngiye hese. Kuzera. Ko murungaraguza gati gutyo. Atari wowe untunze. Ubi yaba ari wowe untunze cyane kugenda bite. Usuko ni cyo mubwiye kitari ukuri. Koga. Vugisha ukuri. Mbwisha ukuri. Ni hehe nkubangamiye. Ko buri gihe ahubwo nawe wagira ngo kuba mba mu nzu yawe birakubangamira. Urankoropesha, kogesha ibyombo, gusa ntuzongeye kumbwira iyo mirimo rwose. Ntabwo navukiye kuri. Man. Ndi neza kutanga utimana. Ariko ko wagiye neza Sara na Hana. Higa nanjye ntabwo mba nshaka kubona uri kurira. Gaba siporo, sibyo nimbara nk'uwa. Sibyo. Pori, sibyo. Sara. Nawe utandukana n'umugore aje ngo natse umwana kamonye mu ngo ndingu. Usubundi sheri ko kubuye mwana tumujyane. Nibyo nkiri gutekereza. Niba ndi turi buje kumutana kuri Orferina harya Orferina zikiba hano mu Kigali. Wamwishe surinda kujya muri Orferina mu bijyanye n'iki. Ubu igihe wahebereye hurerera abandi ubu ngubu uracyashaka kugira impuhwe. Bebe ibi nta mpuhwe zirimo. Sibyo? Nubundi oya kwica byo ntibirimo. Burya amaraso ni mabi cyane yagukurikirana. Kuko turamutse tumwishe byasaba gushaka uburyo bwo kugira. Icyo dukeneye no gushaka ahantu tugomba kumuta. Wenda yarokoka karokoka yapfa gapfa nyine ubuzima bukomeza. Ibyo nibyo nanjye mvuga. Ibyo kumujyana muri Orferina rero byaba bisa nkaho kimurera. Ahubwo ubundi kwibaza kuri Nyabarongo tuhatekerereje rimwe. Ikibazo gihari ni iki ngiki. Kuri Nyabarongo aba hari abantu benshi bari kuvoma bagenda. Akundi igihe twagendeye iri si ishyamba. Nta kamera zihari se? Nta kamera, nta bantu. Reba umwanya ushize turi hano. Waratse tukajya ku kanagari akapfa kagapfa karokoka. N'ubundi biragoye ko muri iri shyamba yarokoka. Ntago habuzemo inzoka tu. Ntabwo habuzemo inzoka cyane ikindi gisimba cyamurya. Dukwirirwa twirukanka Kigali twayemejeje amaguru ureba igihe twahereye. Uko biri kose uyu munsi ngombe nca agasuzuguro. That's my mind. Uyu ni we mugabo wanjye. Uyu munsi ngombe nca agasuzuguro. Ahubwo twagiye kamurebere. Arifubitse se? Do I care? Who cares? Erega n'umwana sheri. Bebe uje kumbuta muri ishyamba ufite impuhwe. Muwezo ntazo. Ariko nibikuraho ko ari umwana ari umuziranenge. Sheri. Mbawe utambwa ko wangendesha amasangana gutya ukiri mu mikino nk'iyo ngiyo. Oya nta mikino ihari. Please. Gusa ariko ntago nabura kubitekerezaho. Bitekereze mu gihe gito tugende. Okay, reka nkwereke. Turamuta muri iri shyamba. Ariko dusige hafi byuza ntashobora guca umuntu akamutoragura akamujyana. Ariko man, ushaka kuncumuza? Gute se bebe? Ndashaka kuyu mwana kujya kure. Yeah, of course. Hano nta muntu nzi. Nta n'umuntu nje mpasura, nta muntu mpazi. Ubwo yazangaruka imbere ateze.
Okay, reka nkwereke sibyo. Urabona kuri kiriya giti hariya hari umwobo, akenshi iriya myobo ntiyaburamo inzoka. Ariko si okay, hariya sibyo, cyangwa hariya hari umugina w'umuswa. Muriye aravuze induru tena hari umuntu uri gutambuke. Inyuma se hari ishyamba riri. Ibyo ndimo ndiga neza. Gusa make no mistake, ntabwo uyu mwana turi bumusubizeyo. Ntabwo bibaho, ntibigomba no kubaho. Gusa kumwica byo ntabwo birimo. Genda kubwa ngo mwice cyangwa ndakubwa ngo tumujugunye. Okay. Iyo nyine ako tumwica nari bwishyura abantu cyangwa nabashaka. Genda umujugunye ari imbere bawe. Harakuri kayira. Sawa, twagiye. Ngiye kumushyira harakuri karako hari umwobo. Twagiye bebe, ako naguru kubona ko amasaha yahise. Utati igihango muri bo atera undi byago maze kutumvikana umwiryane n'amacakubiri bigahera uko umwana araryoha akabura urukundo rudashira kuwamubyaye akaba imbaraga n'intege nke k'umubyeyi wamwibarutse akamukikira mu biganza bye maze ugashaka kumusonga ushira igikuta hagati y'abo bombi umubyeyi ahindukira akabura uwo yibyariye umva uko bimubabaza bikamutera agahinda umutima uraremererwa cyane. Oya ntibyari bikwiye.
Thanks. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Ariko si uko uyu mukobwa ibyo twavuganye arimo kubikora cyangwa nawe yageze yaricarira atuza. Ako se ubundi ngiye ibintu nagiyemo ndi umugabo nyabacyukuri ku mugore mukunzi ngo agende n'ubukene wabivamo nkabyihorera. Ako ntacyo reka nihangane ninjye wabyiteye.